nubwo afite igikoresho yagikoresheje nabi si byari kujya hagaragara wisetsa sembira ndi gutegereza nyine ukuntu babonye ngo nose cyari gukora iki yari ariko nabonaga kiri gukora byari gukora shaka ntabwo ari imikorere washyira ku mihanda waya rero tuhita tugera kuri cyo ngicyo cya Mama Sava ntabwo uyu nguyu fororiye wo rizagwira ashobora kwibeshya nkaho ino video nta kintu iri kumuhongabanya nkuko warubuze ngo rona bitamufasheho ya mpano yitwa rizagwira rizagwira ifaranga manza ngo ari w'inyamasheke yes reka twizere ko mumeze neza cyane ko tubaye ikaze mu biganiro byacu kuri KOP muramutse mute mwirewe mute abandi muraho nishimiye ko nongeye kuba ndi imbere yanyu uyu munsi tujye kugana none na mwarimu ikiganiro tunizera neza yuko muri buze gukunda mwari yes umeze tumeze ndaho pe ndaho urebye biragenda n'amahoro n'amahoro rwose arasasagaye ariko nyine akazi kari kuba kenshi ntago navuga nta mahoro nayo ariko nyine iyo hari akazi utabasha kubonera umwanya n'imbaraga zo gukora ntago bawishimye so nk'ubu ngubu twicaye aha ndimo nkubwira ngo afande arimo arampamagara umuvugizi wa polisi hari igikorwa bagiye gufungura cya control technique Indera nari nasabye ko najya mu bagomba kugikurikirana nubwo ntari muri database nyine ariko ngiye kubera ko nari namenye amakuru yanjye ndabisaba yari mambwira ati tugiye kubikora mu kanya turajyayo hari n'undi muntu wamamagaye hirya zafumbwe muri Gasabo fumbwe ni muri Rwamagana ariko umuntu uri umuturage uri gukora umuhanda uhuza fumbwe ya Rwamagana na Rusororo ahitwa Igicaca ngo nawe nakabaye njya kumureba nibishobokera ariko ningi Ndera nshobora kuva Indera naho nkajyayo so rero urumva nyine iyo akazi hari ibintu nk'ubu tutigeze tuvuga ntago njye mba nishimye by the way ntago mba nishimye iyo hari ibintu bihari twakabaye tubwira abadukurikiye bakagiraho ubumenyi bakagiraho amakuru n'ubusesenguzi bwacu ntago mba nishimye hari icyancitse nuko nyine nanjye rimwe na rimwe iyo ndi mu buzima bwanjye buri privé gerageza gufata utuvideo nabahaye hari ibyo nakoze ku cyumweru gishize ngi Nyanza uriya muhanda wose wa Bugesera hari ibyo nagiye nshyiraho ejo nakiriye mu mutumirwa w'umuhanga uvuga ibintu bizima nubwo ntago baramumenyera ariko icyo nishimiye nuko numvishe ijwi rye nawe ryazamutse ariko avuga ibintu biri mu bwenge kuko buriya tuzajya dukorana kenshi mukunde Delphin kubera ko ni umuganga akaba n'umunyamategeko so nuvuga ngo ibiganiro byose bihuza amategeko n'ubuzima tuzatubivuga amategeko ubuzima ariko afite azi ibintu byinshi azi iby'uburezi azi iby'amadini azi iki byose tuzajya tubivuga ariko tubihuza n'amategeko so ni amahirwe rero kugira umuntu umeze gutyo ufite izo skills urumva rero abazamumenyera ndabizi bazagera bamukunde so muri make ni ibyo ngibyo naho ngewe ku giti cyanjye na kamarariya ndagenda ngatera umugeri ariko nine nabyo iyo bije muri comment ngo mubabare nturware mbabarire oya ntago nzarwara byo guhera mu buriri ntago narwara byo guhera mu buriri kuko ubuzima bwanjye ndabukurikirana uko bishoboka ndagerageza ariko hari igihe nyine umuntu acikwa kwa no mezi nayo aratwahagiza cyane ukwezi kwa gatandatu burani ngewe KOP nkaho naheruka gukora mu kwa gatanu kwa gatandatu kwa karindwi kwa munani nkaho ntakoze dimwe cyane kwa karindwi kwa kundi uko Jarasi yagiyemo Jarasi naramubuze nakoreshaga kamera ze nawe akambaza nk'uku kwawe nkongera nkagira Dani kuko yari we cameraman wacu afite n'ibyo bikoresho mbuze Jarasi na Dani abagurishije ibikoresho nabuze abantu babiri icyarimwe urumva rero ayo mezi ni nkaho ntakoze kubanza gushakisha undi nakwizera urabyibuka nawe wari wabanje kubihurumbirira narakwangiye Jarasi agiye nyine mbona nta kundi nabigenza ariko mwari nka batatu babishaka ntago ndabavuga amazina ariko yego hari nka batatu batatu batanu hari nka batanu bashaka ko twakorana birangira mpisemo wowe ariko urumva nawe nagiye kugira ngo mbyemeze
byamfashe igihe niyo mpamvu kwa gatandatu n'ukwa karindwi byabaye imfabusa wabonye ko agashinge katangiye kuzaba niyo mpamvu nkubwira nyine nanjye niyo mpamvu uri kubona tugomba gukora cyane katazongera kakatumanukana so ni ibyo ngibyo ufite so katugire vuba rero tujye muri iyo event ya polisi umushoferi ndakeka ko turangiza ikiganiro ari hano mbobwe nderaho mbisangira ndabifatiraho mbisangiye ningira imana bikarangira kare dukomeze igicaca cyangwa se ibya gicaca tubishyire nk'ejo ibintu byo gukora biba bihari abantu baba bashaka kuza kugira ubutumwa batanga kuvuga ibibazo byabo nka wa muhungu w'Inyanza umuhungu w'Inyanza nigeze kwakira hari inyuma mwibuka yego uruzi ko yakwepaga inzego z'ubutabera ko yari yakatiwe imyaka 3 ariko ari muri procedure y'ubujurire so mu bujurire rero bamugize umwere ngo twiteguye kumwakira nawe mu gihe gitoya cyane akavuga uko byagenze n'inzira byanyuzemo tukanabasha no kumenya uwo muntu wamwitendekagaho ageze hehe ko barabiduhisha ariko tugenda tubimenya ibintu by'Inyanza uriya ibintu by'Inyanza inzego zige zimbabarira so hagati umwaka wa 2024 kugeza uno munsi Nyanza meya DPC DCI ntago vyagenze neza bose ibyo mbivuze ntihagire untera amabuye sibyo wari DPC wari meya wari DCI ntabwo byagenze neza ntabwo byagenze neza kubera ko hari n'undi mugabo wa wundi bavuga ngo afite inzu 200 n'ibibazo 120 nawe tujya tuvugana ntabwo ariko sinza aho ari kuko nawe nyine bari bamusabye gufungwa arajurira ubwo nyine nawe urumva tuvugana gakeya nka rimwe mu mezi 3 so urumva rero ntabwo byagenze neza kandi ibyo byose abo bantu 3 baba basa naho bavugwamo si ibintu nagira ntuza kwanga kwiteranya n'inzego ariko nyine uvuze ko nyine urwo yapfuye ntabwo ari bumwe uvuze kuri ibyo ngibyo by'ubutabera mpita nibuka ko mu kanya ndi kureba akavideo k'umuhanzi wa muhanzi witwa Yampano haryo ubundi bantu byo bamenye Yampano w'umuhanzi none ntangiye kumenya aho amariye kugaragaza izindi mpano ahamariye kugaragaza izindi mpano ibundi ari impano yavuka niba ari ryo zina rye ari izina yavukanye ari yavukanye ni ryo mu buhanzi mu buhanzi ntago nari imuzi ariko natangiye kumva indirimbo ze numvise ari na nziza yego ariko nyine namumenyeje ubundi nyine agaragaje izindi mpano izihe mpano biriya nyine ubona ibyo ubuhanzi bazaho ziriya video se ni impano nazo koma nose niba ari ejo uretse okay ushaka guca kure cyane ejo mvuye hano nikojeje mu rugo gatoya nduhukaho none mbyutse ngiye kujya muri sauna mbona moto iturutse hirya mu muhanda w'itaka barimo baganira umumotari n'umugenzi umumotari ari gusaba umugenzi yafite baraza ndanabitegereza nirinda gutega ndahagarara none bavuye mu muhanda w'itaka handi uri uturuka hirya uturuka ku kagaru ugeri wanje bageze imbere ya kakazu k'amazi bakandagiye muri kaburimbo barabanza barahagarara barayireba nasi umugenzi ahereza motari barareba baseka none w'inyuma umugenzi wari uyihaye motari ariko arayifite koko ngo ni impano koko nuko babanze kubireba babidiskitaho barangije baragenda so nabyumvise na wa mugore wa undi tujya tuvuga hano umwe watutse mama Sava umwe batereye ivi ninde mwihorere ndi kumwumva nuko nawe namwumvise abivugaho arimo oya reka tumuvuge kuko iyo avuze bizima turamuvuga iyo bivuze ibitari bizima turamuvuga yatanze umurongo aravuga ati ibiriya bibaho kandi abantu abagabo mwirinde kubivugaho cyane kuko wenda abagore twebwe
yemera ko abagore ngo bo bagira amagambo cyane ati none n'abagabo ni mwebwe muri kubyasasa muvuga ngo afite ngo yindi mpano niko umugore yavuze uriya Miki arimo avuga ko abagabo bari kuvuga ko afite yindi mpano ariko abagore nabo iyo barebye iriya video baravuga ngo ntacyo kwamamaza yari afite yego gutyo abagabo baravuga ngo afite impano nyine ko afite igikoresho ariko abagore bakavuga ngo nubwo afite igikoresho yagikoresheje nabi si byari kujya hagaragara ntabwo cyabyajwe umusaruro hakazamo ko harimo n'undi wavuze ati habayemo muri iriya video harimo kuba hari ibikoresho bikoreshwa nabi ahatagenewe urabyumva ahatagenewe ariko bigaragara ko nubwo hari ahatagenewe muri uriya mugore bari kumwe asa n'uwari ufite amasoni ya biriya bintu byabaye pratikoma naho baba babyemeranyije wabonaga atabyinjoye ngo na nyina burya yarafentinze nyuma ubu ngubu akimara kubonera video nyina uriya mugoko sinabikubwiye se yikubise hasi donc ni ishanerega ku mwana wawe nese rero rugo buriya ruzongera kugeramo inkwano uriya mukobwa niba afite barumunabi bizasaba ko bashakira mu mahanga nese rero rugo hari wajya kurusabamo ariko uriya mukobwa kigaragara we yari afite isoni mu bintu byose wabonaga we atari wabonaga wari ufite courage n'umugabo ariko umukobwa yari afite isoni kandi umugabo bivugwa ko nawe yaba hari ibindi bintu yaba konsoma nk'amatabi ya siporo za imbasi nyungwe birashoboka ko donc wabonaga ko afite courage ariko umugore afite isoni kandi koko nibyo ubundi amafoto wa mugani wa Scovia amafoto abarayiki ifoto yifata ngo izaba urwibutso isaha n'isaha uzongera uyirebe ariko nundi yayibona ngayibaze barumunda bawe bakuru bawe abo washatsemo nuko gaho mbwira nuko nguko ibyo nibyo byaramutse ibyo nibyo nakunze kubona kuri ntuza abagabo bavuga ngo afite igikoresho abagore bavuga ngo nazi kugikoresha nibyo abo twabashe kuganira yego ko wisetsa se mbwira ndi gutegereza nyine ukuntu babonye ngo nose cyari gukora iki yari ariko nabonaga kiri gukora byasi gukora shaka ntabwo ari imikorere washyira ku mihanda waya abagore nibo bavuga ko kitakoraga neza abagabo mwebwe muzi ko kubera ko mwabonye ari kizima ariko si kuriya abagore si kuriya baba bashaka ko gikora nizo komanteri zabo nese mwagane bakubwiye ko cyari gukora nka gutari nyine wenda hari izindi video zizaza bemere ko cyakoraga koko urabiseka se niyo video ya mbere baba babonye kandi bo barabizi na pratique ni bakuru ubundi donc ni nkako bakavuze ngo iyo afata video ari gukora neza atari ubwo haba harimo n'abari kuvuga ngo kira gikoresho kiri gukoreshwa nabi cyapfuye ubusa bakagira nk'abandi bamaze ngiye ntacyo guseka kirimo kuko urumva ni ibintu tubana nabyo by the way irize nturi kunzeza ariko nanjye bikanseza cyane uburyo umuntu yabonye gahunda y'umuntu yabati shati wayihera shangu na amahano nyine rega nabo n'abana nubwo barengeje imyaka 18 ariko mu buzima n'abana babikoze bazi ko bakina uko kubikora rero bavuga nk'aho ari ugukina bo bavuga yuko kwari kugira ngo bishimishe nibarangiza bazajye bayareba ni ibyabo bazajya babirebana bari kumwe nyuma rero umugabo bakunze kwita ngo puzzle man none se urwego bariho rw'imitekerereze na experience y'ubuzima bazi ko telefone ari ya dede ikintu cyose cyageze ahangaha kiba kiri public bivuga ngo ufite ni washyira mu password zimeze gute ubundi se ariko ni gute ushaka kuzajya wibuka umuntu kandi muri kumwe hari aho abagiye n'abandi babyumve ariko donc ikintu cya mbere kiba kibiri inyuma ni ukuzabigira chantage wa muntu muramutse mutabanye neza kujya mubwira ngo ndabishyira hanze abyumva icyo ni icya mbere
ni nko kumuzirika ngo nitugira n'ikibazo ntabwo ari byo. Ibyo rero ushobora kubibeshya umuntu ngo twifate video cyangwa se ufite n'umutima mwiza uwo munsi ariko mwagirana ibibazo ugatangira ntabwo ari byo. Ugeze aho hari amakuru avuga yuko uwo mugabo uwo musore witwa Pazoman barabanaga mu nzu n'uyu muhanzi ari nawe umufatira utuvideo twa telefone ngo abahanzi rero naho bageze bose babifotora bafata utuvideo two gushyira ku mbuga nkoranyambaga zabo ama visualizers yindi igira uruhande umpamagarire Dani umubaze niba ashobora kuboneka akaza kudutwara indera. Ibyo nabyo bibye mu kiganiro nta kibazo. Nakaze urumva ibyo nyuma ngo aza kumubwira tese urumva mo agatelefone irimo itarimo password uyu Pazo aza gufata iyi video niyo yabamo umuntu mubana ntabwo yamara icyumwe atayibonye none yarayibonye rero n'uburyo ngo bahengeka gutya bakahita bona ka kantu ahantu ugenda unyuzanyuza umuntu mubana abana biga primaire yewe niyo mpamvu nazinutswe gushyiramo password abana banyene najyaga kubona icyumweru kimwe bahaga bayimenye ndabyihorera rero urabyihorera so rero ngaho ibaza umuntu mubanye nk'umwaka ntabwo yaba atazi password ya ngo rero ngo yaje kugira gutya ngo arayihorereza nawe mu kuyiyoherereza rero ngo abwira uwo babana gati rero urabona wazanye umugore hano nanjye kandi hari igihe mba nkeneye kuzana umukobwa hano yampana ambwira ati ibyo ngibyo ntibyakunda rwose urana ngiye ni nkaho ngiye nsige ndi umugabo wubatse reka dutandukane nzagufasha kwishyura inzu igihe gito nugira no gushaka akantu ukora nzaguha n'amafaranga ugira akantu ukora baratandukana bapfanaga iki yari inshuti okay yari inshuti aragenda ajya gushaka ubuzima hirya agiye rero ngo rimwe yamwatsa amafaranga bamwe bavuga 1,500,000 abandi bakavuga miliyoni abandi bakavuga ariko yamwatsa amafaranga mbwa ati nyamara mfita izo message yazifite sinzi aho wabikuye ariko nanga kuguspekira ku bintu ntari sure nyine ibyo byo izo message arazifite z'uwo muntu amusaba amafaranga iyo nzira yose yarabyivugiye yamana ibyo ngibyo yamana yarabyivugiye yes yarabyivugiye ati ari live kuri social media sawa ko yamwakaga amafaranga akavuga ati akamwaka amafaranga kugira ngo atabishyira hanze none nyuma ngo bemeranya n'amafaranga aravuga ati ndayisibye ndayisibye ntayo nkifite birarangiye nyuma rero nibwo ibyo imaze igihe we yarazi we yampana we avuga yuko hari hashize amezi 3 amubwiye ko yayisibye burundu akavuga yuko yo imaze n'igihe kirenza amezi 3 uyu yampano rero yagiye kubona ya video igiye hanze umuntu yarazi ko ayifite nuwo witwa Pazo Pazo ahita yijyana ngo kuri station ya RIB ya Rwezamenyo Pazo niwe wijyanye agiye kuvuga ngo ndi kubeshyerwa ndi kugira gute ndi kubeshyerwa rero kugira ngo muzaze kunshaka kandi ngiye abantu bari kumbeshyera nagira mumbaze byo mumbaza etamwe ati yego ariko ngo bahise bashyiramo ipingu nyine nukuvuga ngo ariko ubu ngo barimo boya kubamo erega kuri RIB kubamo nta utahaba kuko ntabwo icyaha kiba cyaguhamye baba bari mu bugenza kugenza urabyumva igukurikirana iyo bitaragera mu rukiko ngo bagukatire iyo nzira yose umuntu wese yayicamo ashobora kuba beshyirwa kuko urumva bizasaba ngo bamenye ngo yaturutse bazatrackinga video niba sanga suruse ari telefone ya Pazo yego ariko nawe niba yagize iyo courage yo kwijyana wamenya nta wamenya so urumva bazatrackinga bamenye IP address yaturutseho iriya video yakabaye icyo nibaza ngewe uyu mugabo Pazo koko abaye ari we washyize hanze ino video y'umuhanzi yakabaye bifungirwa cyangwa ahubwo amakosa yakabaye yo wafasha iyi video oya gushyira hanze gukwirakwiza biremereye kurusha kwifata amafoto nabyo byagira no kuyifata bitabaye n'icyaha byaba ari ukwangiza umuco bajya muri rehab nka wa mukobwa w'agacupa sibyo rusika kandi nka mukobwa w'agacupa so hari ibintu buriya ari za rehab ari za transit centers nubwo bamwe babyabiza nibi hajya abantu bafite imyitwarire
ibangamiye societe ariko itaragira icyaha so nuvuga ngo umuntu boherezayo rero ni umuntu ufite iyo myitwarire iri kugira icyo yangizaho societe ariko nta tegeko riyihana bakagushyira benaho iyo rihabu izo wawa ama transit centers za Gitagata za Nyamagabe zose ni benabo so rero nawe uwifashe ifoto nawe yagira nyiri gufata amafoto nawe yagira hari ibyo yabazwa pa mu mategeko cyangwa iki burya ikibazo nuko amategeko yaraje adufasha kujya dukemura ibibazo mu buryo bwihuse nyamara hari izindi nzira zigoranye ariko zitarebana n'amategeko zakemura ibibazo so ibintu byose ntabwo ari ngombwa ko biba icyaha bikigenzwa gishinjwa kiburanishwa gifungirwa hari ibidateganywa gufungirwa ariko n'ubundi byakabaye ari imyitwarire mibi nkunda gutanga ingero nk'inyuza nk'abashoferi b'imodoka ziremereye yabona akamoto kari imbere akavuza igihoni kikaderanje umugenzi ibyo ngibyo mu mategeko muri traffic nta mande babiciye ariko uwo muntu abahemutse afite icyo yangije so kuba yaganirizwa cyangwa se akihanangirizwa ari ibintu byinshi dukora bidahanirwa n'amategeko ariko hari ubundi buryo byakosorwa so rero no kwifotoza byakabaye abantu hakabaye message itambuka umuvugizi wa polisi cyangwa wari bakavuga ngo abantu mureke kwifotora mureke gufata mureke hakagira uburyo bagira abantu mu bijyanye na gestion ya ibi bikoresho by'ikoranabuhanga n'icyo ushyiramo ukizeye gute kubera ko nta protection ihagije wikwirwa ugishyiramo iyi case yarabaye kuri ntuza umwana wari data manager wa Nyamagabe bavuga ngo bagaragazaga video ye muri Nofra mu kabari kari Bukiyovu hari umukobwa umwicayeho afungura lisane uwo mwana niwe wafunzwe ariko iyo twageraga kuri rwo turavuga ngo ese ko amaboko yari gufungura lisane ninde uri gufotora ufotora ntitwamubonye uriya mukobwa ari umwicayeho ntitwamubonye baravuga ngo baramushatse baramubuze kandi biragoye kubura umuntu hano mu kino gihugu none uwakwirakwije aho bose ntitwigeze tubabona cyo kora kubwa amahirwe wa mwana udata manager yararekuwe ashobora no kuba yarasubiye mu kazi kuko urumva data manager nubwo ari wagaragaraga ku ifoto sibyo ariko hari uwamufotoye yaragamije iki data manager nubwo yamanuraga lisane amasaha umunanira afite ibyo yanyoye cyangwa se ibyo yahuye nabyo kuba yagwa mu mutego akamanura lisane nabwo provocation ari yumwicayeho n'umwicayeho tukamubura uwafotoye tukamubura uwasharinze tukamubura uranyumva so urumva ngo hari data manager we yari niwe wari ufite responsibility ntoya cyane ushobora kugira uzi ko batakureba so, ni nkuko nagenda ukabona nihagaritse hano mu marembo ya romantique sibyo ndakubwe ndihagaritse cyangwa mbikoreye urugomo c'est sawa icyo ni kimwe ariko wowe uramfotoye ndanabikwiye uhaye Elize arakwirakwije ntabwo ikibazo ari Karegeye ikibazo ni d'abord Elize ensuite wowe Karegeye akaza nyuma ngiye nkavuga nti ndwaye diabete uruhago rwarifunguye si sawa simbicitse wowe wakwirakwizaga ibiki washakaga iki nongera urundi rugero ntabwo ndamenya aho byarangiriye ariko president wa South Sudan bigeze kumugaragaza yisusurukaho ikibazo siwe n'uburwayi ariko se urafotora iki hanyuma se urakwirakwiza iki nibaza ko muri mwikurikirana cyaha kuri iriya case nuwakwirakwije ni ubanza kandi Salva Kiir ntabwo bamukurikirana ngo yisusurutseho bafite uburwayi bwe kandi ni president ni ngombwa gukamera wewe niba uri umukameraman uri gukamera abantu bakomeye ukabona icyo kibaye araho no kumugira no kumufotora yikora mu zuru wabihanirwa ukamera urayiyobya ugashyira handi none wowe birabaye ararwaye ntumubungabunze niyo yaba atari president umuntu ibintu bikamuho bijyanye n'ubuzima bwe wakabaye umubungabunga none wowe urakamera kuva donc urakamera ipantaro yose kugeza bigeze mu nkweto wowe wakameye kamera basubike none uhise wohereza niba ari kuri televiziyo biciye muri tour de contrôle bayita chambre de contrôle yemeye ko bihita isi irabirebye
ni perezida w'igihugu kandi afite ikibazo cy'uburwayi ubwo iyo shene yose muri abo bose abuzemo ugira sixième sens niba cameraman agize iryo kosa yo kubifata yakaba yigaruka bati nubwo mbifashe simbirekura hanyuma agize n'iryo kubirekura hanyuma na chambre de contrôle yemeye ko bihita iyo shene yose ya responsabilité igomba gukurikirana kandi nibaza ko ariko byaba byaragenze cyangwa bakababarirwa ariko pratikoma kwisusurukaho ni kimwe gukamera ni ikindi gutangaza kurekura ni ikindi no gukwirakwiza ni ikindi so rero nibyo abantu bakabaye bagira ubwo nibwo butumwa bwa iyi mihanda rega iyi mihanda ikeneye abantu barekura ubutumwa bufite imbaraga ku mikoreshereze yayo uko bimeze none se ko buriya reka nkwereke no mu bukugiyeyo uri gukamera umugeni wenda tuvuge agafata ikirahure agiye gusomesha mugenzi we kikamucika yego iyo video wabukwirakwiza iyi yego nicyo cyakuzanye se ishwe so numva le côté faible zishobora kubaho mu bintu ariko niba wajyanywe wowe uri positif nta mpamvu yo kugaragaza ibitagenda ntabwo aricyo cyakujyanye ntabwo wagiye kureba niba umugeni afite equilibre mu kiganza wakameye ibizima niba bari guhana inka kamera ibyo ariko niba bari gutukana bari gutongana nta mpamvu nabonye ahantu ubwo bari kubaza ya mpano aho kesi yabigeze avuga ati ari kubazwa yisobanura nyine ko ari amashusho batese urateganye ko wamuha imbabazi nagiye bona bavuga ati bya bindi by'ubuhuza niki ntuzafungisha umuntu ibi ngibi ntago ari ibintu byatari uzamubabarire rwose yitayire kuri wowe iki amubabarire cyangwa n'uburenganzira bwe ariko ntibiramenyekana ko ari we nyine abaye ari we yanamubara kuko by the way nubwo byagiye hanze ntabwo uriya muhungu bimufasheho cyane uriya nyiramafoto nyiri video ntabwo bimufasheho haraho namuvesha iri mu kiganiro avuga ngo ariko se ngo birasi bisanzwe ngo ababireba se ngo bo babikoze ntabwo yabiremereje ariko nanone uko byaterwa abantu bashobora byose rega n'ibibazo by'umuryango ntago bo ubwabo hagati yabo aribo babyikorera buri umwe afite umwavoka bafite abavandimwe bagira gute niyo mpamvu nakubazaga ngo bapfanike isanira hagati yabo niye bariganye barakoranye n'ugukundana bisanzwe so rero nibaza ko KM byeshatibya ukunda neza ahana neza si sawa so mageragere rero y'uwo muntu witwa nde Puzzle man mageragere y'uwo Puzzle nta nyungu y'ampano yayigiramo ariko n'uburenganzira byose donc urushwa donc amahitamo naya nyiri uguhutazwa n'ibyabaye yanditse ibaruwa kandebe tereho imetero baruwa hewe reba aho yinyohereje yanditse ibaruwa agira nk'iki soma akantu ko kandi simbizi minota turayisiga nakubwiye ngiki okay so okay agira cyangwa urebemo ingingo z'ingenzi ingingo z'ingenzi nuko yasabye abafana imbabazi ababwira ibitangazamakuru umuryango w'abanyarwanda bose muri rusange icyo ngicyo nicyo cy'ingenzi kirimo ikindi yazisabye kubera ko azi neza ko kwifata kuba yarifashe iyo video na mbere yuko igera hanze kuko icyagiye hanze ni icyari kiriho kandi nawe ntiyagombaga arongera abuza abantu gukomeza kwihererekanya mu matelefone yabo aravuga ati musigeho arangije arongera abashimira kwihangana no gukomeza gushyigikira muri ibi bihe bigoye iyo message ni nziza rwose gukwirakwiza nubwo batakwirakwiza uragenda ukabona nk'agatsiko k'abantu batanu ariyo bariho gukwirakwiza byo ntago ari byiza ni nkwerega ni nkuko nyine ni nkuko kumwe navugaga kuri case ya Salva Kiir ubundi buriya nuko nyine wenda protocole ya president yabaye nk'irangaraho cyangwa se abandi
batari muri protocole bashobora kuba babitekereza hakagira nk'uzana nk'urukwembe ariko kuri president ntago wapfa kuhamenera protocole niyo yashobora kuba yavuga ati ikagira ikaba yazana n'igipankarite imbere kugira ngo hatagira ababona biriya ni ukuvuga ngo rero ibyamubayeho kubikwirakwiza nyine imihanda nta dini yego wenda nako tureta tukabamo mu minota nk'ibiri 3 dusigaranye nako abantu bavanemo amasomo ibi ngibi ntibimeze hari akavideo noze ndeba Kamama Savari kuvuga uburyo aba single mothers cyangwa se aba bantu bamenyereye kwita aba female aba single mothers yabundi aba single mothers n'abagore bibana ariko ubundi iyo wivuze umu female buri munyarwanda wese ni ijambo nutarize ariko kugira ngo batwumve ne mothers ntago ari aba female female ni wabyaye atagira umugabo donc atarashatswe ariko single mothers n'aba divorce baba barimo ni umugore wibana afite abana sibyo naho ubundi female we ni wabyaye ari umukobwa naho ababyaye ari abagore bigapfa nyuma bakaba bibana n'abana babo nabo bari muri uwo muryango wa single mothers it's okay ko hari mbivuze impamvu hari umugore twakoranaga bana yanjye namwise female ararakara attention wet nigeze umugabo urumva yari afite abana b'impanga undi n'abakuru barakomeye manza baba muri Amerika basuze uwo mugore twarakoranaga muri SOS none sinzi ikintu navuze ndavuga ngo abafemere niko mwabaye yewe yararakaye arambwira ngo yararize arangira arambwira ngo nge sindi female nigeze umugabo urumva rero ntabwo abagore bose bibana ari abafemere bafite abana ntabwo ari abafemere donc hari uwigeze umugabo bigapfa agapfakara cyangwa se bagatandukana donc abo rero bose ni muri babagore baba bibana komeza none rero twita tugera kuri cyo ngicyo cya Mama Sava ntabwo uyu nguyu fororiye wo rizagwira ashobora kwibeshya nka ino video nta kintu iri kumuhongabanya nkuko warubuze ngo rona bitamufasheho ya mpano yitwa rizagwira rizagwira ifaranga manza ngaro y'inyamasheke ntabwo yakibeshya nkaho wagira ngo ntacyo biri kumukoraho ntago bimufashe imyaka yishobora kumushuka ariko niba uriya mugore sisambwe ko babyaranye none se umwana wabo iriya video nayibona none se uriya mwana najya muri interina ndani matera ashobora kuba ari indiscipline cyangwa atabyitayeho akajya avuga ati hari hiriwe se papa wawe akereka umwana muri interina cyangwa abandi bana kareba yimwiyerekera none se niba ntuza wavuze ngo wakoresheje terime nyirabukwe ngo byagenze ute yarafentinze gufentinga kugwa igihumure none se izo ni inyungu nyoko uko agwa igihumure kubera ibyo abonye byawe ega na nyirabukwe aramubonye ariko ibaze nyoko uko abonye inkoresho yawe nawe ubwo yewe data ubundi muri wa muco twavugaga usiko nyiko mutemerewe no gusangira kumeza amwe ntiyemerewe kukureba mu kanwa ntiyemerewe kumureba mu kanwa none reba ibyo none yabo aravuze ati waruvuze ngo yakumva ko nta kibazo cyetse ari imyaka imushuka ariko kirahari yego kandi iyo baruwa ye iranabivuga buriya nawe abantu n'amahano komeza Mama Sava rero nawe aragira ati umuntu wakwishuka ko ari umusingo madadakeneye umugabo no ukwishuka uko imyaka izaza hari igihe kizagera ugasanga ahubwo nicyo kintu keneye ahita yunga mu cyo mugwiza yigeze kuvuga ngo hari igihe abana b'abakobwa hano mu mujyi ababona abagabo bamwishyurira inzu y'igihumbi $100 ku kwezi bakamwishyurira imodoka agatekereza ko ibyo bintu bizahoraho bikaguma gutyo kandi atari ko bimeze ndavuga nti ibi bintu ko byagenda kose bishobora kuba biri mu isomo ryo buzima ni ngombwa ariko ibyamugwiza bitandukanye n'ibya Mama Sava ndibaza ko kuko mugwiza waravuga abakobwa uwo mukobwa urya amafaranga y'ibisaza bitamuteye inda ngo agira umwana ntabwo azitwa single mother sawa aho mbihurije nuko byose nyine ushobora kugomeza kwibeshya ko ariko ibyo bintu wazakenera umugabo cyangwa asaza atyo oya yanga gushaka waravuga yuko uwo mukobwa nyine avuga ngo ntazashaka umugabo ati jewe sinzashaka umugabo ujya kunshyira stress mfite umugabo nyishyurira inzu $100 yampaye imodoka arantunze nta mugabo nzashaka baratandukanye oya umukobwa uri muri uwo mukino bisaba ko yirinda kubyarira muri uwo mukino
sibyo bisaba ko yirinda kubyarira muri uwo mukino akagobeza akawukina akazinuka urubyaro cyangwa se yajya kubyara akawuvamo agashaka umugabo. So abasingle mother rero ngewe impamvu nahisemo ko umuntu yabivugaho hari umugore wigeze kubivuga neza. By the way ejo mu kiganiro nakoranye na Ntuza na Delphin nashakaga kumubaza uko societe yakabaye yitwara imbere y'abo ba single mothers. Hari umugore witwa Deborah. Deborah nkunda kumutangaho reference ko yakoze ikiganiro kwa Sabe atanga inyigisho nzima z'uburyo tugomba gufata societe igomba gufata bari abantu. Ofete nubwo haba amabishoboye nubwo haba amabishimye ariko babana n'ibikomere. Kuko kuba single mother abandi bagore babana n'abagabo ntabwo ari ishema. Kuba waratewe induru umukobwa ni ibyago, kuba warubatse ugasenya ni ibyago. Hari aho yavugaga Masava avuga ngo niba ngo ntihagire umusubiza nabi ibintu nk'ibyo. Bare na abantu rero nabantu rimwe na rimwe muri psychology iyo uri mu bibazo udafitiye ibisubizo wiremamo ikintu kimeze nk'igikuta nka ya paradis artificiel yanjye ukaba kuri defensive. Kavuga ni ubuzima nabuhisemo ndibana nzimenya n'abana banjye. Ariko iyo nzimenya n'abana wawe ni cya gikuta wubatse cyo kwihagararaho ntabwo abo bana uri kubaha education maternelle baraburamo paternelle. Wabishaka utabishaka wagira mu ayo utazigira abo bana bawe nibagera muri interina muri reaction muri za homework mu mikino bizi manifesta umwana warezwe n'abavyeyi bombi ntabwo ari yajisa nk'uwarezwe n'umuvyeyi umwe. Ukumva? So ikiriho rero nibyo navugaga ko Deborah yigeze gukora ikiganiro juste kwa Sabin avuga nyine ukuntu yasamye yabyaye Ntuza atewe inda nyirango muri Cadillac ibintu nk'ibyo akazenguruka amahanga akajya mu bwato za Mayotte abatwara ubwato bakajya bamuzenguruka kuko yari sans papier. Avuga ukuntu ageze Uganda nkunda kubivuga avuga ati I give you my life you give me your money. Akagera South Sudan agacuruza marikera akagera gute finali. Icyo kiganiro cye cyamaze nk'amasaha 2 niko namukundiye nimero ze ndazifite tujya tuvugana yajyaga akunda no kuntumira muri za nibature. Ariko isomo yarangije avuga ngo akangurira societe gufata kubungabunga abakobwa babyariye iwabo kubera ko daboro ntago babyaye ku bushake bwabo ni ibyago bahuye nabyo kandi societe kubabungabunga nuko nibyo byago societe bifite mu ruhare. Sibyo se umukobwa ubyaranye n'umugabo wa mugabo n'umuryango we bafite mu ruhare. Umukobwa ubyaranye n'umusore bangana iwabo wa musore bafite mu ruhare. Nuko ari we abagore burya niko Imana yabaremye nibo bagomba kugaragaza accès de réception. Duhora duhanganye no kuvuga ngo tubona ama resultat avuga ngo dora abakobwa abangavu babyaye ariko nta statistique ntishoboka yo kutwereka ababashije gusambana abasambanye munsi y'imyaka 18 kuko nta facts. Sibyo nta technique wakoresha ngo bamenye. Ariko ababyara bo ko bajya kwa muganga tukanabona abana turababona. Ukunyumva? So quelque soit ubwo bivuze ngo n'umuhungu abahungu kuba ko nta accès de réception bagira badaterwa na cyangwa tubimenye ko ari we akomeza byenda tete hote. Ariko nanone nta shema ririmo nka nyina w'umuhungu wateye inda nawe nta shema bafite kubera ko iyo wa mukobwa ahora hamagara umuhungu akabahinduye isura cyangwa rimwe na rimwe yabona nimero za nyirabukwe kavuga atari ku umuhungu wanyu bite. Iyo ni pressure iri kuri wa mubyeyi wa muhungu. So bivuze ngo uko mama Sava bivuga nuko Deborah yabivuze n'abandi. Donc hari uburyo twakabaye tubanira aba bantu bafite ibikomere majorité yabo hejuru ya 75% benshi ni ibikomere. Nta wanze kuba yabana n'umugabo nkuko se na nyina babanye ariko araho arasitaragoringa kubana babyumva arizengurukaho. Noneho rimwe na rimwe abantu badafite umutima mwiza
bagashaka kubakinira ku buzima bwabo. ya. Biganje muri bano banyagataro, abazunguzayi, abakozi bo mu tubari, abakora za massage, ya mirimo mbese abo ni abaciriritse. Ariko n'ahandi no mu bundi buzima no hejuru n'abishoboye bashaka kubamo mu kazi ka leta, mu mabanke, mu assurance, mu baganga, hehe hose naho birashoboka. Ariko uko byabera kose yagira mu yatazigira, akeneye kubungabungwa, yakwihagarara atakwihagararaho, afite ibikomere, kuko iyo situation nta numwe yishimira. Cyo kora hari abashobora kubaho hashobora kubaho akageza imyaka runaka akavuga ati ndabona ibyo urushako bitarampiriye, babyumva, agahitamo gushaka umutera inda. Ariko nawe namabura kindi ibyamamasava we wumvaga ko navuga ngo twihagararaho, bigatuma abagabo badutinya kandi tubakeneye. Kwihagararaho rero nabyo ni bwa buzima bubi butuma yihagararaho. Ariko nanone barimo ibyiciro, harimo abafite abagira utubazo babakemurira, social, financier na sanitaire. Yavuze sanitaire ubwo emotionnel cyangwa sexuel. Hari abafite ababibakemurira mu buryo buhoraho n'abanyakabyizi. Ibyo rero nabyo babigira ibanga cyane. So noneho babwe mu bagabo kubatinya, burya kubona umufiyemere nyine witeje imbere, abagabo benshi barabatinya. Kugira umutinyuka nuwo bajya kungana, nuwo biganye, nuwo bigeze kugira gukopera kera, no ku buryo abazi situation yose. Naho ubundi utamuzi hari ibyo umwaturiraho, yigize indaya bamutera inda. Ibyo ari byo twiba tubita ni inshinzi. Acira umuriro nanjye tubaje no kunyicira imanza mu bikomere bafite, ntago byakagombye. None yo yishoboye bwo abaga bategya hatari se wakoraho, kandi aragukeneye pe. Akeneye umugabo muri bwa buryo mubwiye butatu. Akeneye umugabo mu buryo buri sociale, umufasha kurera abana cyangwa se guhurera abana, ariko n'umutera nkunga. Akeneye rero n'umuha ibyishimo byo mu buriri, kuko umuntu uko aremye. Ejo bundi nabonye ntuza Dr Francis Kwacita arimo avuga ko vraiment yemeza, kandi uri n'umuganga, n'umudokiteri, kandi arabizi ibyo ngiye bijya avuze kubijyanye n'ubuzima ndabyemera. Avuga ati rwose vraiment ati kubaho udakora imibonano mpuzabitsina uri mukuru, uri majere, byakugiraho ingaruka. So rero ngaho ibaze rero uriya muntu we afite ubwoba ko nagira umugabo bagirana diru, umugore wa mugabo aramukubitsa agatoki ku kandi, urabyumva. Hari n'uhamagara aterekara barire, urabyumva. So nukuvuga ngo babayeho muri ubwo buzima. Yakwiteza umusore akazabivuga mu rungano, cyangwa akamufata ya mafoto nawe akayakwirakwiza, agatuma bitinya. Akeneye kandi niyisunga umugabo ufite urundi rugo, nawe ni ikindi kibazo ko afite ubwoba bw'umugabo wa mugore. Gusa ariko abangaba nabo baba single mothers cyangwa se aba female, nabo bashinzwa ko ngo mucyandikirana ibibazo byose yari afite by'amafaranga, urutonde rwitaruva nk'ariya diriri, ukimubwira ati waramutse utahita ashyira ku gapapuro. Ariko si bose nyine ashyira ku gapapuro ngo abenshi ahubwo agashobora kukwereka nk'amadeni amaranye imyaka 5, ibyo yagiye yakibira byose. Ariko si bose, harimo abishoboye. Hari indirimbo ngiye kuririmba, uraza gukomeza nyuma cyangwa tusoza. Hari indirimbo yavuga ngo ntacyo nawe ni kwa kundi nyine, tuzabakoraho ikiganiro twitonze. ngo Mariya ajya kugenda ntiyansezeyeho, yuriye bisi ari kumwe n'abatatu, yanyimyiraha birambabaza, umwe ni Gajuri imwe nakundaga, undi ni Sinehe ry'umurwaneza, yanyimyiraha birambabaza,
uwa gatatu nawe ni Mariya ariwe rumuri rubamurikira yanyimyiraha birambabaza. Ubwo igitero nkundamo rero sasa igitero nkundamo kwiringira kwibeshya kwiringira inkumi ejo mu gitondo kumva yigendeye. Komeza se. Kwiringira kwibeshya kwiringira umumariye ejo mu gitondo kumva yigendeye yanyimiraha birambabaza. Kwiringira kwibeshya kwiringira umusore ejo mu gitondo kumva yafashe udiya yanyimiraha birambabaza. Iyi ndirimbo rero urumva bararirimba Mariya, baravuga ibikwazo bishobora kuba. Ubwo yo mvuze ngo donc hari problème ku mumariye, hari problème ku musore, hari problème ku nkumi, aho niho havuka bya bindi. Ariko nanone nkuko ejo Delphi yabitubwiraga, ibintu byose twatashye ari masobanurira, ibintu byose biriho mu buzima, bibe amabanke, bibe amassurance, bibe politique, bibe amategeko, bibe education, bibe ubucuruzi, byose icyo bigamije ibyo bigamije guhurizaho ni ubuzima bunoze bw'umuturage n'amahoro. So nta kintu na kimwe gishobora kubaho kitagamije ibyo bintu. Nuvuga ngo na za leta zishinga ibigo cyangwa se par rapport yo kumenya ngo iki kizakontributinga iki ku mibereho y'abaturage, mu kubungabunga amahoro. Kandi koko amahoro niyo mibereho myiza y'abaturage. Iyo amahoro hari iterambere ririzana. So bivuze ngo societe rero niba irimo abantu dushobora kuba twaciraho iteka, ntitwumve ibibazo bagize ahubwo tukabanyega, ntitwumve struggle babana nazo, ntitwumve biri mu mitima yabo ko bahora barwana n'ibintu ntago bafite abo babwira, ntago bafite iki. So n'abantu bo kubungabungwa kwa bazwe barabyarira igihugu, nubwo bari mu byago, nubwo ari mu buryo butemewe n'amategeko, ariko nanone aribo n'abanyarwanda kazi, ari nabo babyara n'abana b'abanyarwanda. Tubigizemo uruhare babana bazavamo abafasha abagira uruhare mu kubaka igihugu. Ariko tutabigizemo uruhare tukabagira ibicibwa, mwarimu yajya hagurutsa abana ngo abafite ba sena banyina avuga ngo abafite banyina gusa buke hariya. Icyo ni igikomere. So bisaba ko abantu bose bababungabunga ubuzima barimo, ntabwo aribo babwiteje. Nabo nibanze kuba mu rugo rutahamo umugabo, niyo yataha ahumura nk'abapapa, niyo yataha tonoma nk'intare, naho mbese ariko nibura arahari. So rero nicyo nashaka kuvuga. Nari nkarwaye kandi ejo nari nakabajije Delphi, gize amahirwe rero mama Sava abakomye ku mbarutso. Nibuka rero ako kantu Deborah yavuze muri icyo kiganiro, kuko ubundi Deborah nahoraga mutumira nshaka ko yaza akabyivugira, kuko niwe uza agahinda kabo, niwe uza agahinda k'abantu abagore b'ibana aranabiyita ngo bizengurukaho. Donc kubona bastragoringa, ariko akarera umwana maidia, umwana akamugeza secondaire afite batatu. Abari intambara itoroke, ahubwo bamwe bari ari nabo babaza ubwenge cyane bw'iyo struggle, ku buryo benshi mu bagore bafite abagabo kubera kumenyera ko hari ibyo umugabo ashinzwe cyangwa ibiki. Donc ntabwo kuri struggle aba single mothers barusha ubwenge abagore bo mu ngo, kuko abagore bo mu ngo hari igihe agera agateta akumva ko ibintu byose umugabo ari ubikora, akumva ko ari ujya mu nama, ajya mu muganda, mu nteko mu nama z'umutekano, akumva ko ari ubumenya guhemba abafundi. Hari abagore bo mu ngo baba batazi n'ikibanza aho kiri, atazi no kujya kwiruka ku cyangombwa cyo kubaka, kandi bari abasingo mothers byose ababyikorera. Okay, mbonereho gutumika se mana yanjye imbaraga ntazo. Reka mbonereho d'abord kubanza kubwira abari muri ibyo byiciro, wabona umwanya yazaza tukamuha ikiganiro, kuba benshi nagiye nkunda kubasura, nkunda kuganira nabo, ariko foke tugomba bakivugira agahinda kabo. Jesuri niba hari nabazi ibibi byabo, kwa wenda arabavuga ngo basenye ingo, ntago nge byemera, ariko nabo bakeneye ubwo buzima buri imicyanga.
kandi nanone n'isomo rinarimo nuko byaba bivuze ngo wabashije kumubona umugore ubana n'umugabo agerageze kubungabunga ubwo buzima kuko d'abord n'education kubana n'uwo mutekano bese duca intege gatanya ejo nagiye Kibagabaga ku rukiko hari umuntu wakubonye muri comment yabishyize wari umunsi wo gusomwa se ngo inshuti yanjye ngo nakubonye ngo ngewe nagomba gusomerwa mpari bari bampaye saa 13 kuwa 4 saa 10 ntageze saa 9:45 ndagenda njya kubaza saa 10 top bitangiye kubaza ku kameza barereba urubanza basanga bimuye isoma none icyo nshaka kubwira muri icyo gihe iyo minota 15 sirikira mu rukiko muri compound y'urukiko hari agasare kari hepfo gutya nasanze kabereyemo imanzi 9 mu manzi 9 zirindwi zari za gatanya baje gusaba gatanya imanza 9 zabereye mu gasare ko hepfo zirindwi zari gatanya kandi izo gatanya nizo zizana babandi babasingo madazi sibyo se so nukuvuga ngo rero hakabaye n'ubundi butumwa bubwira abantu kubungabunga ingo zabo gatanya ikaza ari option Z ibindi byose ABC kuva kuri A kugera kuri Z oya mbere ya Z habanza Y uva wa ya Z ya nuvuga ngo wagerageje kuva kuri A kugera kuri ya gatanya ni Z niko wakabaye wandika A ni urugo Z ni gatanya nuvuga ngo hagati ibyo birimo byose ukabigerageza izo nyuguti zose kandi ukagira buri nyuguti ibamo nk'imyaka 10 yego nyine so rero urumva niba bikiruko kuko iyo observation nigeze no kuyikora nanone ku rukiko rwa Rusororo nabwo icyo gihe bwo nasanze imanza zari zipanze uko kwezi zari ngira ngo 56 42 nazo zari gatanya rero urumva ese biraterwa n'iki ko ari nyinshi oya byasaba ikindi kiganiro mbivugiye kubera nuko abasingo mothers bavuka abakobwa baterwa inda bakiri batoya eza abatandukana babyumva n'abapfakara kubyibyago ariko abaturuka muri gatanya nabo ni benshi yego yes icyo nicyo nshakaga kuvuga so ibisigaye abasingo mothers turabubaha abafite umwanya bazaze tubaye n'ikiganiro bavuga ibirenze ibyo mbivuze nk'umugabo waragiye akurikirana areba ariko umwanya n'uwanyu so Premium Construction Group ngo iki Premium Construction Group naba engineer b'abahanga bajya inama mu bijyanye n'imyubakire mubarebe kuri 07844257 cyangwa se 0785559846 cyangwa se mubasanga Remera mu marembo ya REB areba hepfo uturutse kuri controle technique yego bafite n'ishami rya Rusizi ryo sindarisura ariko nabafatanya bikorwa tuzamarana igihe kirenze umwaka ubyo mu mwaka n'ishami rya Rusizi twarisuye tuzabasura kuri chantier tubahamagare mu biganiro baze basobanure hanyuma ibyo bakora byose ari imicungire y'imitungo itimukanwa ari gukora plani ari kumenya imikoreshereze y'ubutaka ari ukubaka ari ugucunga inyubako ibyo byose ni ibintu bakora so nabafatanya bikorwa tuzamarana igihe cyane niyo mpamvu rimwe na rimwe nabo bajye bihangana hari ubwo ngeraho hari igihe nkora ikiganiro nkibagirwa kubavuga kandi mbashimira hari undi mufatanya bikorwa bashakiye uri mu nzira ukora ibintu bya shipping so urumva nyine hano tuhagira abantu tuhagira inshuti tuhagira abafana tuhagira abavandimwe tuhagira abantu bazima urumva umuntu usanzwe umwamamariza akakwishyura ariko akanakangurira abandi kuza bose wamunganya ikisha so asante sana reka turebe ko twagera Indera ahari gufungurwa ikigo cya controle technique ntago kizasimbura icya Remera yego ariko cyo ni Kigali kurusha Remera okay ibyo ngibyo rero mureke tumushimire cyane mureke tuzasura ibiganiro byacu by'ubutaha.